nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze muri aya makuru ajyanye n'ubusesenguzi ku bibazo bikomeye mu mutekano politike ndetse na diplomasi, aho tugiye kurebera hamwe umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kuba turebera hamwe inkuru irambuye kandi isesenguye isobanura uko ibintu bihagaze ndetse n'impamvu bikomeje kugenda bigorana. Mu minsi ya vuba ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyakomeje kuvugisha benshi ku isi. Nubwo hari ibiganiro byinshi bya diplomasi biri gukorwa, amakuru aturuka mu nzego zitandukanye agaragaza ko ku ruhande rw'ibikorwa byo ku rugamba ibintu byifashe nabi cyane. Ariko muri kano kanya reka dusobanukirwe neza iyi nkuru duhereye mu mizi yayo, tukareba uruhare rwa buri ruhande ndetse n'impamvu ikibazo gikomeje gukomera aho kugenda gikemuka. Icya mbere nuko MONUSCO ivuga ko urugomo rukomeje kwiyongera aho kugabanuka. Umuryango w'abibumbye wohereje ingabo zo kubungabunga amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze muri MONUSCO. Uru ni rwo rwego mpuzamahanga rufite amakuru menshi ku bibera ku rugamba. Umuyobozi w'agateganyo w'izi ngabo yitwa Viviane Van Dopere yavuze ko nubwo ibiganiro by'amahoro biri kuba ku rugamba, ibintu byo bikomeje kuba bibi cyane. Ibi bikaba bivuze ko hari itandukaniro rinini riri hagati y'ibivugirwa mu nama n'ibibera hasi ku butaka. Mu yandi magambo, abanyepolitike bari kuganira ku mahoro, ariko abasirikare n'imitwe yitwaje intwaro bo bakomeje kurwana. Yavuze ko imirwano iri gukorwa hakoreshejwe intwaro ziremereye cyane. Ikintu cyerekana ko impande zombi zihanganye zititeguye guhagarika intambara vuba. Icya kabiri nuko abaturage bari kwishyura igiciro gikomeye cyane, kubera ko muri iyo ntambara si abasirikare gusa bahagwa, abaturage nabo bahura n'ingaruka zikomeye kurushaho. Raporo ya MONUSCO igaragaza ko abantu barenga miliyoni 6 ndetse n'ibihumbi 400 bamaze kuva mu byabo. Abenshi babaye impunzi imbere mu gihugu. Abagore n'abakobwa bakomeje guhura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Aha niho rero ikibazo kirushaho kuba gikomeye cyane. Urugero, iyo umugore cyangwa umwana ahunze iwe, abatakaje byose: urugo, ubuzima yari asanzwe arimo ndetse n'ejo he hazaza. Si ibyo gusa kandi, kuko hari n'ikibazo gikomeye cy'abana bakoreshwa mu birombe by'amabuye y'agaciro. Aba bana baba bakoreshwa imirimo ivunanye cyane, aho baba batiga ndetse benshi baba bari mu buzima bubi cyane. Ibyo byose rero bikaba bituma iyi ntambara idahagarara, kuko ayo mabuye akoreshwa mu kuyitera inkunga. Ikindi cya gatatu kinakomeye nuko u Rwanda rwerekana FDLR nk'ikibazo cy'ingenzi kandi gikomeye cyane. Ku ruhande rw'u Rwanda, ikibazo gifatwa nk'igikomeye cyane kandi cy'ingenzi gikwiriye kwitabwaho ni umutwe wa FDLR. Ambasaderi Martin Ngoga yasobanuye neza ko FDLR atari umutwe usanzwe, ahubwo ko ari umutwe ufite amateka akomeye ajyanye na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Akaba kandi ari umutwe ufite ingengabitekerezo ishobora guteza ibindi bibazo bikomeye cyane. Mu buryo bworoshye, u Rwanda rubona FDLR nk'ikibazo cy'umutekano kirenze imbibi za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nayo mpamvu ruvuga ko niba FDLR idasenwe, amahoro arambye adashoboka. Icya kane ni ibitero bya za drone ndetse n'intambara ziri ku rwego rwo hejuru. Ikindi cyagaragajwe nuko intambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itakiri y'amasasu gusa, kubera ko hari za drone cyangwa se indege zitagira abapilote,
hari ibitero byo mu kirere bikaze ndetse n'intwaro zigezweho. Ibyo rero bituma abasivile bahitanwa ari benshi cyane, ibikorwa remezo birarushaho gusenyuka ndetse n'ubuzima bw'abaturage burushaho kuzamba. Urugero ni ibikorwa byabereye i Minembwe na Goma. Ibyo byahitanye abantu benshi cyane ndetse bisenya amazu y'abaturage. Icya gatanu ni uko u Rwanda narwo ruticaye, ahubwo rukomeza ubufatanye n'ibindi bihugu mu mutekano. Mu gihe ibyo byose biri kuba, u Rwanda rwo ruri gushyira imbaraga mu bufatanye n'ibindi bihugu. Muri iyi minsi habaye ibiganiro byahuje ingabo z'u Rwanda RDF ndetse n'abahagarariye ibihugu byinshi ku isi, Defense Attaché, baganira ku mutekano w'aka karere. Ibi bikaba byari bigamije guhanahana amakuru, kwirinda ibibazo mbere y'uko biba ndetse no gufatanya kubungabunga amahoro. Si ibyo gusa kandi, kubera yuko u Rwanda rufatanyije na Tanzania mu kurinda imipaka, barakorana amarondo ahuriweho cyane cyane barwanya ubucuruzi bw'amagendu n'ibiyobyabwenge. Bari gushyiraho kandi ingamba zo gukumira ibyaha byakwambukiranya imipaka hagati y'ibi bihugu byombi. Ikindi cya gatandatu ni uko abaturage batangiye gutahuka, ariko ikibazo kiracyari kinini cyane. Mu bintu byiza bigenda bigaragara muri iyi minsi, mu minsi yashize nanone hari abandi banyarwanda bagera kuri 222 batashye bavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bari barafashwe bugwate nanone na FDLR. Aba bantu baba biganjemo abana, bakaba bari bamaze igihe mu buzima bubi cyane, ubu bakaba barimo gufashwa gusubira mu buzima busanzwe. Ibi bikaba ari ikimenyetso cyiza cyane, ariko nanone ntibiba bivuze ko ikibazo cyakemutse. Icyanyuma dusorejeho ni ukwibaza ngo ese koko amahoro arashoboka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no muri aka karere k'ibiyaga bigari? Ese koko amahoro arashoboka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no muri aka karere k'ibiyaga bigari? Hari icyizere gishingiye ku kuba hari amasezerano menshi ndetse cyane cyane amasezerano ya Washington, hakaba kandi hari n'ibiganiro bya Doha. Ariko nanone ikibazo nyamukuru ni iki ngiki: ese FDLR koko izasenwa? Ese mu by'ukuri impande zose zizubahiriza ibyo zemereye muri ariya masezerano? Ariko se nanone abaturage bazongera kubona amahoro mu by'ukuri batekane, cyane cyane abo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ibi bibazo nibyo bizagena ahazaza h'aka karere kose, cyane cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri make, umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uri mu bihe bikomeye cyane. Nubwo hari ibiganiro byinshi ku rugamba, ho ibintu bikomeje kugenda bigorana. Icyakora ubufatanye bw'ibihugu n'igitutu mpuzamahanga bishobora gutuma haboneka igisubizo kirambye, ariko aha abasesenguzi bakaba babona ko bisaba ubushake bwa politike n'ibikorwa bifatika, atari amagambo cyangwa gusinya amasezerano gusa.